hari igihe kigera ugasanga iriganje, hari n'igihe kigera ugasanga ntayihari, ariko mu gihe cy'imvura niho ikunze kwiganzana n'imibu, niho ikunze kuba mu myinshi. Ukuntu duhangana nayo, turara mu nzitiramibu iteye umuti, kuko inzitiramibu baraziduha ku kigo nderabuzima. Ubwororokero bw'imibu twabihuguwemo, batubwira ko ibintu bishaje, ibintu birekamo amazi akamaramo iminsi, ikigunda gikikije urugo ugomba kugicyaha ukacyegezayo. Aho ngaho niho imibu ibasha kororokera, ikavamo ije guhiga amaraso y'urwaye malariya, ikaba yakuramo mikorobe yama mugenzi wawe nawe akarwara iyo malariya. Turyama mu nzitiramibu kandi tugakinga kare amadirishya. Ikigunda, ikidendezi ni ukugisiba. Buriya hari ikinogo cyafataga amazi yangiza umuhanda, baraza barambwira ndagisiba. Ubu ngubu uheruka nko kurwaza malariya ryari? Ntabwo mperuka kurwaza malariya. Babatereye imiti se? Umuti baradutera, ariko batangiye gutera njyewe uburyo nirinda malariya, nkinga amadirishya kare kandi nkaryama mu nzitiramibu ikoranye umuti. Ibigunda ndabitema nkabikuraho, umubu yororokeramo nkabivanaho, nkabitwika ibyo bicu. Reka nta kintu kirimo hano umubu wakororokeramo, nawe uri kubireba. Uri nabikuyeho, nawe urazenguruka urareba ku nkike aho ibishyimbo imyaka ihari nta gihuru gihari. twakunze kujya tugira malariya. Noneho malariya twana ko turi gukururwa n'iki n'imibu. Y'ukwezi kwa kane kwageraga
ntabwo twaryamaga no kwicara hanze nta muntu wigeraga wicara hanze kandi twagera no mu buriri turyamye iyi mibu ikatwica neza burundu tukenda gupfa. Urabona nyine kubera ko umubyeyi wacu aba turi hafi tugiye kugira amahirwe batangira kujya baduha za supanete. Noneho wamanika supanete byibuze imibu ukakurira hanze wagera mu nzu wa mubu ukaba urawirinze kubera bwa buzima bwiza umubyeyi wacu aba adushakira. Urabona hano ku rugo barakatubwira ati nimuteme ibihuru byegereye urugo, muteme ibihuru ahantu hareka ibiziba. ubu ntubibona se? Urabona n'izi sina tutuye hagati y'insina bakatubwira ati insina zegera urugo muzishwangurure kugira ngo wa mubu utazagira gute utazaza ukagira gute ukajya muri ya mashara. Uhise gutya nimugoroba twarahitaga uwo mubu tukiwufite wahita no kusina ariko ukumva umubu uraje neza wose ugupfutse n'amaso ukabura n'uko ukanura. Batangiye kutuzanira abantu bagenda baduterera imiti. Twari twaratewe n'imibu duterwa n'ikintu bise imbaragasa. Mbanze mbasobanure ikintu bise imbaragasa nkanjye w'umukecuru nirarira kumusambika simubona se none ayisize. Za mbaragasa rero ugiye kuryama za mbaragasa zigahita zizamuka muri ya misango. Imbaragasa zikakurya zikakubuza amahoro ukarara udasinziriye. Uzwi buriya imbaragasa ari ikintu kibi. Imbaragasa zikarara ziturya bukacya tuvuga ngo ijoro yaba ryarikiye ngo tubyuke. Ariko haje kuza igikorwa cyo gutera iyi miti za mbaragasa zirapfa. Zimaze gupfa twongera duterwa n'ikintu cy'icyorezo cy'ishishi. Noneho za shishi twateka ibiryo twatereka gutya nyine hasi twajya kuvuga mu gitondo ugasanga ishishi zageze gutya zuzuye iki twa tuntu washyizemo twaterwa twawe ukagenda ukagira gutya ukajya kubimenya. Ariko uwo muti watubanuriyeho ibintu byinshi. Wishe imbaragasa wica na za shishi. Twajya kubyuka mu gitondo tugasanga ishishi kumwe zuriraga zijya kujya mu nkono tugasanga ibishishi byapfuye gutya biri ku murongo byirunze bipfa. Hari imiti babanje kujya baduterera bwa mbere. Iyo miti nayo twabonaga itatunogeye kuko babaga bateye za shishi ntizipfe byongeye na za mbaragasa ntizipfe. Ariko iyi miti badutereye mu myaka 3 itugiriye akamaro ku buryo burambuye. Ibyo nababwiye ko byinshi imbaragasa byica n'ishishi. Cyane mwarabibonaga ko umuntu yarwaraga n'inda. Uzi ko n'inda zapfuye kandi uwo muti utatugeze ku mubiri.
ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malariya ubaye mu Rwanda turi mu cyorezo cya COVID-19 kimwe n'isi yose. Imibare igaragaza ko malariya yagabanutse cyane nubwo twari mu cyorezo mu buryo ndetse navuga ko butanga icyizere, aho yavuye kuri miliyoni zirenga 3,600,000 y'abandura malariya buri mwaka mu 2019 ikagera kuri miliyoni 1,800,000 ku barwaye malariya mu mwaka wa 2020 wose, ndetse n'abishwe na malariya bakaba baragabanutse, abahitanwa na malariya bakaba baragabanutse hafi 1/2. Ku isi muri rusange malariya ntabwo mu by'ukuri yagabanutse, kuko iki cyorezo cyanatumye bisa nkaho bisubira inyuma. Mu Rwanda imibare maze kuvuga iragaragaza ko malariya itiyongereye, ni ugukomeza kuba maso, ariko kimwe mu byatumye malariya igabanuka nubwo twari mu cyorezo ni uko inzego zitandukanye zakomeje kubicungira hafi, cyane cyane inzego z'abajyanama b'ubuzima bavurira abantu mu ngo, ndetse no gutera imiti mu mazu byarakomeje nubwo abantu bari mu bihe bitandukanye by'iki cyorezo, kuko iyo uteye umuti ahatewe umuti biba byizewe yuko malariya iri guhita igabanuka cyane. Umunsi rero twizihije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malariya duhagaze dutyo, ndetse tunifuza ko umwaka turimo 2021 imibare yazakomeza kumanuka, iturangarire by'icyorezo byonyine, kuko iki nacyo ni icyorezo tugomba gukomeza guhangana nacyo. Ingamba ni nyinshi, ndetse hatangiye no kwiyongeramo ingamba zidasanzwe zitari zisanzweho, nko gukoresha uburyo bwo gutera imiti ahantu hakunda kororokera imibu dukoresheje za drone, indege zitagira abapilote. Ni ikintu gishya twatangiye umwaka washize, n'ubu usanga cyaratanze umusaruro aho twabigeragereje. Icyo kirakomeza gutera imiti ahantu hagaragaye malariya cyane, ariko no kumva ngo imibu iritwara ite kukirya abantu, kukitera imiti ikaba yakomeza abantu bakarwara malariya kandi bateye n'iyo miti hamwe na hamwe. Buriya bijyana n'imyitwarire y'abantu, ariko n'imyitwarire y'imibu, imyitwarire y'ikirere, bibamo byinshi. Buriya ufite ababikoramo ubushakashatsi benshi birafasha. Hari ndetse n'ubushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara na bamwe mu ngo dukorana mu kigo gishinzwe ubuzima n'abandi bo ku isi bafatanije, ariko ubushakashatsi bwabereye mu Rwanda bwaraga hari uduce imibu yatangiye usa nk'iyihinduranya yigirira igikatu. Iyo ubimenye kare utangira no gushaka uburyo bwo kuyirwanya nabwo budasanzwe. Niyo mpamvu kurwanya indwara ni ibintu bihora bihindagurika. Iyo ugumye mu bintu bimwe bishobora kukubeshya yuko indwara ishobora kuba ari ikomeye kukurusha, ahubwo ari uko utazanye ingamba zijyanye n'igihe tugezemo. Niyo mpamvu ibyo bigomba guhinduka rero. Yego, urukingo rwa malariya rumaze igihe kinini rukorerwaho ubushakashatsi. Hari n'izagiye zigaragazwa ariko ugasanga zidafite igipimo gifite ngenderwaho cyuzuye, kuko umuryango mpuzamahanga wita ku buzima washyizeho igipimo aho urukingo iyo ruhageze rushobora kurinda abantu, ruba rwizewe neza, rukaba ndetse rwashobora gufasha mu kurwanya indwara iyo ari yo yose. Kuri malariya icyo gipimo kiri kuri 75%. Inkingo zabanje kugaragazwa mbere zose zari munsi y'aho ngaho kuri icyo gipimo. Gusa hashize iminsi mike cyane, ngira ngo ni nk'ibiri, hari itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oxford bafatanyije nabo mu gihugu cya Burkina Faso, babona ko urukingo bari gukora rushobora kugera no ku gipimo cya 77%. Ni ukuvuga ni hejuru ya 75% iba yifuzwa. Urwo rukingo ruri ku cyiciro cya kabiri. Turabizi ko inkingo kugira ngo zibashe kugera ku bantu zigera ku cyiciro nibura cya 4. Nabwo
rugasuzumwa hakarebwa ibintu bibiri by'ingenzi. Ese rurinda ubwo burwayi ushaka kurinda? Ese urufashe nta ngaruka rumugiraho? Ibyo rero ku cyiciro cya mbere cy'abantu bapimiweho bagera kuri 400, ngira ngo turinda cyane n'abana ko nibikunda guhitana, basanze kuri abo bantu kuri iyo navuga intera ya mbere biratanga icyizere ku rukingo. Nari mpamvu natwe dufite icyizere ko malariya kuyirwanya hagiye kwiyongeramo ikindi kintu. Tunarebye ukundi izindi nkingo ziri kwihuta zo kurwanya corona virusi, umuntu yagira icyizere kisumbuyeho ko na malariya ishobora kubonerwa urukingo mu gihe kitari kure cyane. Ni icyizere rero dufite. Ku kijyanye n'imiti ishobora kuba imubu cyangwa uburwayi umubu utera bwaba igikatu, kuko imiti yatangiye gusumbwa n'ubwo burwayi, ni ibintu duhora dukurikirana. Kuriya bushakashatsi navuze twashyize ahagaragara na bamwe mu babukozemo nyino dukorana, bwagaragaje ko umubu n'uburwayi utera bugenda nabwo bwihinduranye. Nayo mpamvu n'imiti ihinduka. Ariko kugeza uyu munsi wa none imiti dukoresha yaba Coartem n'indi ikiri muri gahunda yo kuvura, imiti iravura, ifitiwe icyizere. Hari iyindi twaretse kuko twabonaga ko itangiye kunanirwa. Iyi nayo tuzakomeza dukurikirane umunsi tuzabona ko itakibasha kuvura bikwiriye. Ishobora kutabasha kuvura ahantu hamwe cyangwa abantu bamwe, ariko ishobora kuvura ahandi. Ibyo byose birakurikiranwa, kandi kugeza ubu abavuwe nk'uko nabikubwiye, abakize ni benshi cyane. Abataragize amahirwe yo kuvurwa ngo bakire vuba, nabo hari impamvu nyinshi tugenda dusuzuma umuntu umwe ku wundi, ariko kugeza ubu ntabwo biraturuka ku miti, biraturuka ahubwo umuntu gutindana nk'uburwayi akaba yaza ku munota wa nyuma. Hari byigeze kuvugwa ko uyu muti bawutera mu nzu imibu ikaba yakwiyongera. Ibyo nagira ngo tubisobanure n'impamvu n'ababa barabivuze basobanukirwe. Iyo umuti watewe ubuza amahoro imibu yari ihari, yaba mu rugo yaba no mu nkengero z'inzu, igasa nk'itumuka cyangwa nk'iguruka, ukabibona ako kanya bagitera iyo miti, ariko mu by'ukuri iba yabuze amahoro kuko binarangira iyo mibu ipfuye cyangwa igahunga. Bamwe rero bakibeshya ngo banza bateye umuti imibu ikiyongera. Ibyo si byo. Umuturage rero waba uje gutererwa umuti, turamusaba yuko yakira neza abawutera, akabaha umwanya, akabafasha, kuko ni ku nyungu ze no ku nyungu z'abaturanyi be. Murakoze. Navuga wenda mpereye muri uyu mwaka wa 2021, guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa gatatu, kuko ntabwo kurashira ngo tushyiremo imibare, twakiriye abaturage bagera ku 12,000 barwaye malariya. Navuga ko muri bo 6,775 bivurije mu bajyanama b'ubuzima. Abandi basigaye bavurwa ku mavuriro. Nimvuga amavuriro, ashobora kuba ari ivuriro ry'urwego rw'ibanze, rimwe twita poste de santé, ashobora kuba ari centre de santé, ndetse no ku bitaro. Muri ku kwezi kwa mbere kugeza mu kwa gatatu k'uyu mwaka kandi twagize kesi navuga za malariya y'igikatu 13. Tugira n'ibyago byo kubura abaturage bagera kuri 6 bazize malariya.
mwese twababonye abashyitsi bahire turabaramukije muraho nimwicare mumwe neza turabashyigikiye gahariya we twababonye abajyanama b'ubuzima umusingi w'ubuzima bwiza abajyanama b'ubuzima umusingi w'ubuzima bwiza abajyanama mwiyemeje iki twiyemeje kurandura malariya mu murenge wa Mareba